Ese birashoboka ko umuntu yabaho adahangayika kandi ari mu isi y'ibibazo? Ese birashoboka ko umuntu yaba akomeye kandi arimo araca mu bintu bitandukanye byatuma ahungabana? Igisubizo nuko bishoboka, ariko condition ni imwe. Yes, ashimwe bene data, mbaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show. Jambo tugiye kuganiraho uyu munsi ravuga ngo amahoro Yesu atanga. Ndagira ngo tuganire ku mahoro. Amahoro ni impano ikomeye ituma umuntu adahangayika, ni impano ikomeye ituma umuntu ahagarara mu bihe bikomeye, kandi amahoro atangwa n'umuntu umwe, niwe Yesu. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana 14:27, Yesu yabwiye abishwa ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, sintanga icyakora simbaho nkuko abisi batanga. Imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Yesu yaduhaye impano y'amahoro. Bibiliya ivuga yuko Yesu ari umwami w'amahoro. Iyo ufite Yesu rero ufite amahoro. Amahoro ni iki? Amahoro ni ubuzima ubamo utiganyira. Amahoro ni ubuzima ubaho nta bwoba. Amahoro ni ubuzima ubaho ushikamye, udahungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Isi ivuga yuko amahoro ari ukugira igihe amakimbirane abadahari. Iyo ibihugu nta makimbirane ahari bavuga ko ari amahoro. Iyo mu kazi nta makimbirane bavuga ko ari amahoro. Ariko hari andi mahoro yo mu mutima. Hari amahoro yo mu mutima nayo yarakenewe, kuko no mu mutima habamo amakimbirane. Amakimbirane aterwa n'ibyaha, amakimbirane aterwa n'ubwoba, amakimbirane aterwa n'ibibazo bituma biba ku muntu, byaba uburwayi, byaba ibibazo bitandukanye by'imiryango, bituma umutima umuntu ahungabana. Uko guhungabana niyo makimbirane. Ariko ayo makimbirane naho umutima ukeneye gutuza, kandi gutuza bishoboka iyo ufite umuntu wikoreza ibyo bintu. Iyo udafite umuntu wikoreza imitwaro y'umutima, ukomeza kuremererwa. Kandi Yesu niwe utwikorera imitwaro. Biratubwira mu Bafilipi 4:6 n'uwa 7 ngo ntihakagire ikintu mwiganyira. Paulo yandikiye Abafilipi azi neza yuko hazaboneka ibi bituma biganyira bishe, ntihakagire ikintu mwiganyira, ngahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyinyiye kandi mushima. Ku murongo wa 7 ngo nuko amahoro aruta uko umuntu yatekereza azatwara imitima yanyu muri Kristo Yesu. Yarababwira ngo ibyo muzahura nabyo, ibintu bibiri bizabafasha kugira ngo mugire amahoro. Icyambere ni ukubibwira Imana, ni ugusenga, ni ukubisejya, ni ukubisabira. Icyakabiri ni ukumenya ko Imana ihari ibikora. God is in control. Iyo usenga ukikoreza Imana imitwaro, kandi ukamenya ko mu byo ucamo Imana ihari, ugira amahoro. None se niba udafite Yesu Kristo ngo mwikoreze ibyo byose, bizagenda bite? Ntushobora kugira amahoro rero yuzuye udafite ukwikorera imitwaro y'umutima, ari we Yesu Kristo. Yesu rero yadusezeranyije amahoro. Mu mwaka wa 2018 impano ikomeye ukeneye ni amahoro, kuko ibibazo byo bizaza, ingorane zo zizaza, ariko nugira ibibazo ujye usenga. Iyo usenze wiganyira gakeya, kandi nugira ibibazo ujye ukomera, kuko Imana ihari kandi bitunganye. Yesu abaho umugisha. Amen.